urabona ko nta mayobera natwe byaducanze ni uburwayi bw'umugabo wanjye bumaze nk'icyumweru bumaze icyumweru byatangiye ku cyumweru nijoro agira haza igihembe nyine bidutunguye araremba uraribona nyine ukaribona ko ari ikintu nyine baravuje ntabwo tutageze rero nuko ahora babaye icyumweru kirashize ameze gutya ibi bintu ni ibiki twabonye byinshi ariko ibi byo noneho niko ihangane uwo muntu twakundanye yarandutaga cyane kandi yari afite gahunda yo kuzabana nanjye mubeshya yuko niga numva yarandihiye kuva segonderi yose twamenyanye ndi segonderi arandihirira mubeshya ko nakomeje university yo ntago nigeze nyikomeza na SMB parika akajyamo amafaranga azi kuri kwiga asiko ndi kwiga ndavuga terekana ipangiremo umushinga wo kubaka inzu mbona bitavamo uwo wagufashaga yakurushaga imyaka yandushaga imyaka 15 yose nkaho urumva ntago nko kuryamana na mama wawe rwose okay abahanze nagaba mu Rwanda ubundi se mwari mumaze igihe kingana gute mukundana wowe yatumanye imyaka 3 mukundana yari yarakubwiye se ko hari undi nkubwira ko ntabyo narinzi we yaranabibonye nyine twakoze ubukwe nicyo cyamukuye hanze yaza mu Rwanda arangije abigenza gutya yeba bawe arampitanye nyine urabona ko nta mayobera natwe byaducanze ni uburwayi bw'umugabo wanjye bumaze nk'icyumweru bumaze icyumweru byatangiye ku cyumweru nijoro agira haza igihembe nyine bidutunguye araremba uraribona nyine ukaribona ko ari ikintu nyine ni ihembe rifashemo hano neza mu rutugu ararembye tumaze icyumweru bimeze gutya birarembye tutabimenyereye i Rwanda ibyo ni ibiki natwe byaratuyobeye twagiye mu baganga na n'ubu turacyavuza ariko byaranze dutegereje kureba ko bizagenda none se umurwayi ari mu nzu ikiza no kwaza twicara hano hanze mwihangane tuzana udutebe nawe muzane mbanza uzana udutebe rwose ubundi turebe niba se mwakabyaramo ibyo bintu ko urakoze rwose reka ntabwo nakwicara ntaramureba arashobora kwicara se arabishobora gake ko nyine abababara ariko nakwihangana nkamuzana nta kibazo muzane kugira ngo turebe tumenye uko tugiye kuganira yewe komera kandi ihangane napfuye we yampaye nkawe niko umeze yamaze icyumweru abara gutya ukomeze twaravuje ntabwo tutageze rero nuko ahora babaye mana yanjye icyumweru kirashize ameze gutya ibi bintu ni ibiki twabaye byari byo natwe twabonye byinshi ariko ibi byo noneho niko ihangane tubwire wihangane ibi bintu byatangiye gute ibintu rero nyine ntabwo nzi ukuntu byatangiye numvaga ndibwa umubiri wose numva ndashyushye nyuma numva ibintu mu mugongo nkumva biri kundya ibintu by'imitsi numva biri kugendamo ibintu nuko nyuma y'iminsi nk'ibiri numva hano hari kundya hakajya hazamuka bwakeye mu gitondo madamu arambwira ati hari akantu kari kuza hari kuva amaraso hari akantu kari kuza byatangiye ari nk'igisebe wumva kagenda kazamuka buhoro nyuma y'umunsi kari kamaze kugaragara noneho turabyita iki koko nta gitambaro wabona ukamuhanagurira aya maraso wenda kugira ngo
nuko bihora nyine tugenda niko ubu buri kanya nuko amaraso aba ameneka nuko amaraso ameneka mu mubiri uri kubyumva gute imitsi ntabwo iba iri gukora ubu ngubu gutya numva ndi gutitira nuko byaraje bimaze iminsi ibiri ubu ngubu bihita bimera gutyo ubu ndi kwibaza ahubwo nka nyuma y'igihe cy'iminsi nk'ibiri yindi bizaba bimeze bite none se ubuzima ni bubi wagiye kwa muganga twagiye kwa muganga madamu nakubwire ndababwira icara hafi aho ngaho umbwire ukamwegere mwagiye kwa muganga nirumva akimara gufatwa byaratuyobeye nanjye ndavuga nti ibi bintu ntabwo nabijyana kwa muganga w'abazungu ndavuga nti mbaza inshuti nitabaza abaturanyi barambwira bati rero hari umuvuzi tukurangiye baturangiye uri Bugesera tujyayo baturangira Ikibungo tujyayo hari n'undi baturangiye ari mu nce za Ruhango hepfo tujyayo aho twarazengurutse akaduha imiti iyanywa yasigaho byanze gushira ntabwo nsinzira niko namera ahora ameze gutya ataka ntasinzira nuko nyine tumeze kuva yafatwa nuko tumeze none se ntimwigeze mujya kwa muganga wa kizungu nawe ngo abanze arebe muganga wa kizungu bamucishe mu byuma muganga wa kizungu twarebye tubona n'ubundi abona ko bino bintu birebye nawe wabona ko ari ibintu by'amayobera twabiyobye tubona n'ubundi ntabwo twabijyana kwa muganga ariko umuturanyi atubwira ati ibi bintu birasa nkaho ari ibintu bamuterereje by'uburwayi nibwo tujyaga inama yo kujya mu rugo rw'abavuzi ba gakondo tujyayo rero ariko kuva twajyayo n'ubundi nuko ahora nta mpinduka zihari rwose nuko yirirwa nuko harara mbeho iranyishiwe none se mu kuryama aryama gute nyine nuko ataka nkagira ngo wenda nkamushyiraho umusego gutya akegama gato agasinzira iminota 2 ubundi akabashidukiye hejuru bimurya nyine umubiri wose ntabwo bimuha gutuza nuko duhora umunsi ku munsi kuva yatangira kurwara gutya hashize igihe kingana iki hashize icyumweru kuko yafashwe ku cyumweru nijoro numva ku cyumweru nijoro aribwo yafashwe kugeza uyu munsi nuko akimeze kandi twaravuje pe nako tutagiye utekereza ko byatewe n'iki ubu burwayi ni bwoko ki utekereza ko bwaturutse niko kumva utekereza ko uburwayi bwatewe n'iki ntabwo mbizi rwose wenda simbizi ukuntu byagenze ni amarozi n'uburwayi busanzwe n'iki ntabwo mbizi ni ukuri kw'Imana ibintu nanjye nabonye byizana nuko ari umuntu w'umugabo ubu aba yashingirize ntabwo ngubu ntabwo wabona ukuntu nabona ukuntu nambara n'agapira k'imbeho ni gutya gusa amaraso se ko azagushiramo birakaze ni ukuba wahanagura no uko iminsi ishira se ubona bigabanuka cyangwa biriyongera ahubwo uko iminsi ishira biriyongera byaratuyobeye n'ukuri uko iminsi ishize bigenda rizamuka nkabona ntabwo nzi ukuntu byose bimeze abaganga se abo ba gakondo mwagiyemo bo bababwira ko ari iki uburwayi ari bwoko ki twagiye mu bavuzi atubwira yuko ari ihembe bamuterereje ariko bakatubwira bati turabaguha imiti tumugende mu rugo hari niyo bamusigiragaho turiyo byose ariko ntibishire turategereza nyine ko bizashira ariko ntibishire abaganga bose twagiyeho batubwira ati araza gukira ariko ntihagire impinduka ayiwe niko byagenze n'ubu dore uko kimeze kandi ntako tutagize pe mwaricaye mu rugo murekeraho cyangwa hari umuganga bari bandangiye ariko tumuhamagaye atubwira yuko yagiye muri Tanzania ubwo rero wo muri Tanzania tumuhamagaye aratubwira ati hari uwundi muganga nizeye w'umuhanga ngiye kubaha nimero ze mukazamuvugisha ubwo rero uwo muganga bari baduhaye nimero ze mu gitondo turamuvugisha atubwira ngo afite abakiriya benshi ngari mu kazi ngariko narangiza araza kuduhamagara tubwiye nabona umwanya ubwo rero ntegereje yuko ari mu magaga akambwira ngo yabonye umwanya cyangwa nyine nawe atazanye tugaheba none se nturebe ukuntu ameze none se hano arahazi ahangaha ntago ahazi njye namurangiye ndamubwira nti umfashe pe nk'ubu kumugeza hano
nyine ni ukwihangana bya kigabo ariko imitsi ntakandagira ntagira gute nuko nyine ahora imitsi yagiye ribana urabona nayo kuva amaraso angana gutya mu minsi ngahe amaraso agiye kunshiramo muganga rero abwiye ko ari buze yari yatubwiye ko abakiriya afite nibarangira ariko ndamagaye nimugoroba nyuma ya saa sita ubundi abaganga abarwayi basanga muganga ntabwo muganga ari usanga abarwayi njye namusabye serivisi ni ukuri pe nawe urebye umugabo wanjye uko ameze wagira impuhwe nta gukandagira ni ikibazo amwohereje amafoto njye namusabye ndamwohereza avuga ati uyu muntu ararembye avuga ngo araza kuza wamugana isa ahubwo wamutwara gutya mu ntabwo nzira namushobora abantu bagenda bamushungera ni ikibazo ntiyambara ntagira gute muganga arambwiye ko amagana nyuma ya saa sita nkako nyine ndabona ataramvugisha sinzi nimba yabonetse yababa we yewe ibi bintu rero ntawamenya uko abyita pe sinkubeshye ni ikibazo nyine twe twarabyakiriye twimereye gutyo gusa turavuza bikanga imiti ndamuha ibyo bambwiye byose ndabikora ariko nta kigenda pe umva indwara ziragwira iyi ni ubwa mbere nyibonye natwe byaraducanze imbeho we rwose ngize amatsiko yo kumenya ngo uburwayi ni bwoko ki imbeho we yaba muganga byibura yari kuboneka ngo muganga rero muganga kereka nongeye nkamuhamagara gerageza reka ngerageze nimero ye numve kuko yari yambwiye yuko ari buze arangiye ashoje abakiriya reka numve tugize amahirwe yaza pe kuko umugabo wanjye ararembye kandi amaze iminsi myinshi ameze gutya ubu murasinzira ntabwo dusinzira ko numva se yagira ngo ntabwo iriho wasanga ari amarezo nanone muganga niba mwamuhaye amafoto akaba yabonye ibi bintu yabibonye ntabwo yakabaye yicaye ntabwo yakabaye yicaye yambwiye ngo araza kumbwira abakiriya nibarangira ndumva iciyemo ngize amahirwe ni ukuri agakira dore nuko duhora icyumweru kirashoje aro muraho neza muganga yego ni wa muntu araguhamagaye mu gitondo w'umurwayi wari watubwiye ngo uraza kuboneka nyuma ya saa sita se waba wabonetse ni hahandi nari nakurangiye nugera muri kariya gahanda urahita umbwira nze kukureba nze kugufata nta kibazo wahageze wahageze muri ka gahanda nari nakurangiye naza nkakureba nta kibazo nimba wageze muri ka gahanda nari nakweretse ni hafi aho ngaho mu rugo ego ndaje ngufate reka nze nkufate nta kibazo ngeze amahirwe ahubwo ambwiye nari namurangiye ahantu amerekezo ambwiye yuko ageze hano ku gahanda ko hafi yo mu rugo avuga nka nkajya kumureba uragenda umurebe reka ngende murebe niko se wa mugabo wawe ibi bintu ubu ni ibiki koko ibintu ntabwo mbizi hari rwose umuntu w'iwanyu wigeze arwara ibintu nk'ibi nta n'umwe pe ibi bintu twahamagaye nta n'uwo mu muryango baraje bararebye bose urebye ariruka urebye akiruka nanjye binteye ubwoba nta muntu n'umwe ujya uhagarara urebye wese ahita agenda nta kintu bajya badufasha na kimwe ubu mu kuryama uryama ute ni ukuryama nubitse inda ubwo nabwo nta guhindukira ni ukurara mboroga madamu yarumiwe mbese nawe ntasinzira twese ntabwo namuha agahenge nanjye mba ndibwa umubiri wose urabyumva nyine nawe ni hatari ntabwo byoroshye ni hatari n'ahantu tutagiye ahantu hose byaranze abantu bose bakoraho bikanga bagakoraho bikanga umve ihangane pe gusa ikintu kibabaje ni ukuntu uba uva amaraso cyane byihorere
ubuva amaraso so ntabwo ari uko nanganaga maze guta nk'ibiro nk'icumi muri iki cyumweru cyose sinzi niba nzabona umuganga uzamvura pe ariko biragoye ni ugukomeza umuntu ngo wahiriye mu zina ni ugukomeza bose umugabo we byihorere karanga amagara ntagashyira akaboko hejuru ntabwo biba byoroshye no gutinya gukoraho ntushaka ko uriho nta kibazo koraho none se ubwo ushobora kugutoneka bisa nk'ibyumye hejuru ariko n'ubundi biba bigenda bikura n'ubu nk'ejo ntabwo ari uko yanganaga ubu iki kintu cyagiye kisohoka mu kizamuka buhoro wagira ngo ni ihembe neza ntabwo mbizi rwose ibi bintu nanjye ubu ngubu byaranshanze nayo ibyo ari byo byaranyobeye mana yanjye simbizi we imana imfashe wenda bikire oya humura nazatanga ituro ry'ishimwe pe ni ukuri ntabwo byoroshye ntabwo nsinzira maze nk'icyumweru cyose ntaryama wasanga ari nk'umuntu wasanga warakuroze ntabwo mbizi rwose ntabwo mbizi muramugana amakuru mukomere none se bimeze bite ko mbona ibyuma hano bimeze bite mutwihanganire aba ni abashyitsi bari batugendereye uyu mugabo namuhamagaye nyine ngo aze amfashe nyine nabonye ajya abikora ndavuga reka wenda ntangire ubutabazi ndebe ko kuko rwose nk'uko nabigusobanuye kuri telefone maze icyumweru mvuza byaranze none se izi kamera bimeze bite niba keretse niba wenda hari ikosa ririmo ariko bishatse twese turi mu gutabara bishatse rwose wafashe uyu muntu nkurikije uko mubona namufasha ariko ntabwo namufasha muri gukamera gusa ibi ngibi banza umurebe ibi biroroshye ibi ngibi duhura nabyo kenshi ibi ntabwo ari ibintu birenze ko utamutoneka ibi ngibi ibi hari igihe biterwa n'abana aba yarahemukiye bakabimuteza kuko ibi ngibi ariko turabivura ukabyara we gerageza nawe ushyireho akawe dore ngo baravuje baratagangaye ntacyo byatanze njye ni ubwa mbere mbonye ubu burwayi ubu ndi kumva nabuze ijambo ibi ngibi duhura nabyo kenshi ariko ibi ngibi turabivura bigakira ibi biroroshye cyane kuri twebwe nta birenze njyewe reka nkubwire rwose ntakubeshye njya nemera ari uko mbonye nemera ari uko mbonye uyu muntu umeze gutya uramutse umuvuye ndetse unkundira ubikore na kamera iriho kugira ngo isi yose ibibone koko atari amagambo ibi ngibi rero turabivura ahubwo mufite ibase mufate ibase muzanire ibase mushyiremo amazi zana ibase yuzuye amazi ibi bintu muhura nabyo ibi bintu ibi ni nk'inshuro ya gatatu mpuye nabyo koko byitwa gute rero niba uri kubona bisa n'ibyahuye nabyo ibi bintu byitwa ibitererano by'ibiki ibitererano se ko ari byinshi ibi ni ibitererano by'amahembe umuntu yabyumvaga gutyo akibaza akumva ni nk'ibiganiro cyangwa se ni amakabya nkuru ntabwo ari amakabya amahembe abaho ariko abarozi babaho n'abarogora bakabaho ubwo rero tuvuguruza abarozi abavuzi gakondo ibi ngibi ukurikije ibyo wabonye urabona bisa n'ibi
biva amaraso nk'uku nguku. ibi ngibi nahuye nabyo ariko narabivuye birakira ntacyo koko. ibi ngibi birakira ahubwo ikibazo shyira ayo mazi aho ngaho. ahubwo ikibazo Zanira amazi yo kunywa. Muzana amazi yo kunywa. Niko. Icya mbere ni ubuzima. Niko. sawa ibyo ngibyo rero turabuvura birakira. Mugare reka nanjye nicare ndebe koko ko imvugo yawe ariyo ngiro. Ibi bintu ubu burwayi urabuvura? Ibi ndabivura bigakira rwose. Nanjye ko mpari kanze ndebe rwose. Bazaga ubuhamya bo navuye nabo ndaguha nimero zabo muzavugana. Nanjye ntabwo muhawe igikwipo. Ariko ubuhamya turabukura hano namara nitubona hari icyo butanze. Ntabwo navura umuntu rero kuri ibi byuma byanyu biri kwaka. Ndashaka kugira ngo ibi byuma byanyu nabasabye ubundi ko mubizimye. Ibi byuma byanyu mubizimye. Abantu baremera gute ko wamuvuye? Ni tutabyerekana koko. Abantu baremera gute ko wamuvuye? Ikirabemeza ko namuvuye rero nuko baraza kubona ibi ngibi byose babonaga bitakiriho. Yavuyeho. Binyuze mu twagira ngo turebe nyine kuko urabona kwa muganga hari ukuntu bavanga imiti uri kubireba. Niba ari urushinge niba ari ibinini bari kuguha bikagaragara. Natwe twari tugize amatsiko ngo bikunze umuvure tureba. Ntabwo Uwiteka waduhaye ububashye. Ntabwo twemerera ko dukuraho ibi bintu isi yose ireba. Ese mugiye no kubikora mu izina rya Yesu? No mu izina rya Yesu. N'abakuru baduhaye ububashya ibi ngibi tubikuraho. Ako ngo nta ukeza abami babiri ibyo bintu turabihuza gute? Ni Yesu cyangwa ni abakuru? None se abantu kera yego abazungu bataraza mu Rwanda abantu bararwaraga bakavurwa. Bavurwaga bati ushaka kugira ngo nkusobanurire ukuntu bavurwaga? None se ubu ngubu bavurwaga abakiza mu izina rya Yesu ko tubona babasengera. Nawe ugiye gusenga? Nawe ugiye kumusengera urakoresha uburyo bw'amasengesho? Ingibi ntabwo ari uburyo bw'amasengesho. Dukoresha imiti bikavaho ariko dufatanyije n'Imana. Ntacyo icyangombwa nuko mu gifaransa baravuga ngo uracyumva ngo tous les moyens sont bons pourvu qu'on atteigne l'objectif. Cyangwa se inzira zose wanyuramo upfe kugera ku cyo washakaga. Reka turebe muga ko baravuga ngo inzira zose zigera i Roma. Reka turebe noneho ihangane nahageze. Amazi yaje ibase ngiriya. Harya wanze ko wabikora tubikamera? Oya kamera nemuziritse. Ibi ngibi ndashaka kubishyiraho iherezo ntibizongere kubaho ukundi. Ntacyo turashaka gusa ko tubona iki kibazo gikemutse. Ngaho reka tuguhe umwanya ukora ibyawe muga. Muga ndumiwe ubikoze ute? Ibi ngibi tubikora mu mbaraga twahawe n'abakuru dufatanyije n'Imana. Nokuri wasanze bitewe n'iki? Ibi bintu kanze ndebe ikintu cyaba cyarabiteye. Ko mbona hari umuntu waba warahemukiye
ko muri hari umuntu ushobora kuba warahemukiye akaguha amafaranga ukamubwira ko muzabana byageranye umukazana undi, ntabwo ari byo. Ibyo bintu byaba byarabayeho. Nibyo ibyo bintu nibyo. rero ngubu Hari umuntu uyu mugabo wawe yahemukiye, bapanga ko bazabana, amuha amafaranga ari nayo yubatsemo inzu, arangije aramuhemukira, azana ataramuhaye amafaranga. Niko byagenze. Ibyo bintu ntabwo byaba byarabayeho. nyine n'ubundi bamaze kubibona ntabwo nabahisha rwose amabwiza ukuri. Tubwiza ukuri urebe nawe ikibazo aho cyari kigeze. Cyakoze mbere na mbere wenda mbanje gusaba madamu wanjye imbabazi. ntabwo njye mbyumva, tukavuza twarabuze impamvu, kumbura bizi neza yuko hari Madamu mbabarira ntabwo rwose nabyizera. kuko Ubundi hari ibintu ubundi byaba kuntu byumva. byagenze reka mbabwize ukuri. Hari umuntu twakundanyeho mbere yuko madamu dukundana, ariko ntabwo twakundanaga kuko yarandutaga mu myaka pe. Ariko se byibura nguciye mu ijambo uri kwiyumva ute nyuma yuko bakuyeho irihembe? Byibuze gutyo ubu ndumva noneho Wazamura ubu akaboko. akaboko noneho byibuze napfa kukamuvinga, byibuze ubu ndumva kari kugenda neza nta kibazo. Imisonga Imisonga iracyarimo ntabwo irashira, ariko noneho uko bisa kose at least ntabwo bikiri nka mbere ko nari merewe. Kiriya kintu cy'ikindimo ndumva utakiri gute. numvaga kindemerewe, urutugu numvaga rupima nka tone. Ngo byagenze bite rero? Nibyo nari ndimo mbabwira. Nurabona uwo muntu twakundanye yarandutaga cyane kandi yari afite gahunda yo kuzabana nanjye. Mubeshya yuko niga numva yarandihiye kuva segonderi yose, twamenyanye ndi segonderi arandihirira. Mubeshya ko nakomeje university yo ntago nigeze nyikomeza na SMB parika akajyamo amafaranga. Azi kuri kwiga? Asiko ndi kwiga ndavuga ati nipangiremo umushinga wo kubaka inzu, ndubaka nduzuza, mvuga ati noneho reka nshaka umugore. Mvuga ati ntago nashaka umugore unduta mu myaka, umuntu ufite imyaka 40, cyangwa mfite imyaka 25 mbona bitavamo. Uwo wagufashaga yakurushaga imyaka? Yandushaga imyaka 15 yose. Nkaho urumva ntago nko kuryamana na mama wawe rwose. Ntabwo nari kubikubwira kuko urumva n'ibintu byo nakubwira. Ingaruka ngaho reba ingaruka hano zikugeze. Nizere ko gusa noneho nahuye n'ubuvuzi bitazongera kumbaho. Nuko byagenze. Nyuma rero nibwo yaje kumenya ko nakoze ubukwe n'undi muntu ndi gupanga ndi gupanga ubukwe. Nibwo yahise, nabwo ntago byangoga neza kuva yabimenya ko mfite gahunda yo gukora ubukwe. Ko n'ubundi naribwaga nkumva rimwe na rimwe nkajya kwivuza bisanzwe. Uwo mugore yabaga mu Rwanda cyangwa yabaga hanze? Aba hanze ntago aba mu Rwanda. Uretse ko gusa twari dufite gahunda y'uko ibintu nimara kwiga, ibintu bigeze ku murongo, azaza tugakorana ubukwe ubundi tukabana. Arangije abona warongoye undi? Ubuse no hanze bagiriza imbaraga, muganga ariko araza kudusobanurira. Aherutse mu Rwanda. Aherutse mu Rwanda kuko urumva already maze iminsi mbana na madamu. Ntago nyine tumaranye igihe to. Yaje asanga muri kumwe. Arabimenya ko wamuteye w'inyuma. We yaranabibonye nyine twakoze ubukwe, nicyo cyamukuye hanze yaza mu Rwanda. Arangije abigenza gutya. Yebawe arampitanye. N'ubundi rero nubwo mubona iri ngiri narikuyeho, ahangaha hari henda kumera irindi. Reka da. Usibye ko ubu ngubu ndibuze kumuha umuti wo gusirika ibingibi byose ntibizongere kubaho. Iri ngiri ryari rigiye kumera ahangaha ntabwo rirongera kumera, ubu ngubu byose nabikuyeho. Ibi ntabwo bizongera kumubaho ukundi, ntabyo muzongera kubona, nta n'ibyo zongera kumva.
ugire umutima utuje wagize amahirwe wahuye na dogita Muganga wahuye na muganga mukuru ni ukuri pe niwe muganga ubundi abandi barambeshya ibi ntabwo bizongera kuba ukundi byawe niko se byari bigiye madame kumera aha ngaha Mugeni. ndabisubizayo ariko mujye ubyakiriye ute nyuma yo kumva ibyabaye umunyarwanda yaravuze ngo uvuga abatarabona ubusa ari nkayo warenzaho iki gusa ku bw'amahirwe nyine ndashima Imana ko wenda abashije gukira kuko byari bimaze igihe n'undi twarataye umutwe ariko nyine ndashima Imana ko binakize ariko nyine iyo nkuru nawe urabyumva ko uko utunguwe mbese niko nanjye ntunguwe ntabwo nari mbizi ariko urumva disi yarakwikundiye nyine abona nta kundi byagenda erega kugira ngo urugo rube rwiza yarahemutse ku bwawe. umuntu yagombaga kumbwiza ukuri rega yego sindi bubitindeho cyane wenda kuko urabona ko yari afite ububabare pe bugaragara n'inyuma aho ndashima Imana ko bigabanutse ndanashimira muganga ariko ibyo byo yagombaga kubinganiriza kuko ubu si tugira ibyago bigakomeza gutyo ntazi ngo ni nande wabiteye ko hari n'igihe wenda nari kumwitabaza gutyo ariko nyine turashima Imana ko abashije no koroherwa wenda ubu biraza gushira burundu ariko ndatunguwe niko oya ariko umubabarire urumva yahemutse ku bwawe ubundi se mwari mumaze igihe kingana gute mukundana wowe tumaranye imyaka 3 mukundana yari yarakubwiye se ko hari undi nkubwira ko ntabyo narinzi kuko nyine nabonaga n'ubundi akora ari wa muhungu hari igihe mu biganiro kagucika ntabwo kamucitse we uko butunguwe niko ntunguwe muvandi niko ntunguwe nanjye ubu birantunguye ibi ntibiba byoroshye uri kugenda wiyumva gute gahoro gahoro noneho ko natiri gushira urabona ko ibi bintu abikoze umwanya munini uko bisa kose numva ubundi akiri inkuramo nagendaga numva ndi kugenda ngarura ubuzima ubu noneho ndumva ndi kugenda mba umuntu neza pe yego ubutaha ubundi ntabwo nari umuntu nta muntu ugira amahembe ntabwo nari umuntu pe noneho ndi umuntu kuba abiri wari kuzahinduka inka noneho ni hatari ntabwo biba byoroshye cyakoze gusa ndabashimiye mwese muri rusange pe ni ukuri cyane cyane nshimira muganga niwe ukoze akazi katoroshye muzongere guhemuka ntabwo bizongera buriya byarabaye gusa nizere ko bimwe bitazongera kumbaho ugiye kumpa umuti utazongera gutuma bimbaho iri ni isomo rikomeye ahubwo se muga njye nyine ngize ubwoba gusa ibyo bintu koko ahangaha arakira nta kibazo ntugire ubwoba ubu usigize ubwoba wa mugeni we ejo bundi yari kuba afite amahembe abiri ndetse rimwe ukazabona n'umurizo ibi bintu maze icyumweru mbana nabyo byanteye ubwoba ndabizi uko byari bimeze ubwoba ntibushyire aha turi kwirwanaho oya kwirwanaho mu buhemu kwirwanaho uhemuka ariko ntabwo nzongera ubundi baca umugani mu kinyarwanda ngo inzara irashyira ariko igihemu ntigishira ntabwo nzongera impaye isomo twari twarishyizemo abaturanyi iki kintu urasiga ugihambye ese uragitahana iki ngiki ubu ni ukugitwika muga tukabitwikira hano mu rugo iwacu aha mu rugo oya ntabwo mubitwikira hano bijyane ibyo ni ibanga ntabwo nababwira uburyo gitwikwamo hanyuma rero muganga reka ngaruke nawe ku ruhande rwawe ibi bintu watangiye kubivura ryari ubushobozi wabukuye hehe izi mbaraga ziva hehe ibi ngibi natangiye kubivura kuva 2002 ubu imyaka 20 irashize 20 irashize abantu bose uvuye barakira nta kibazo bose barakira nta muntu n'umwe nigeze mvura ngo numve ko hari ikibazo yagize ubwo aho nabikomoye rero ni abakuru bampaye imbaraga ariko nza kubifashwamo n'Imana yego muga inyemerere nzagusure uzansure rwose nta kibazo ukorera he kugira ngo niba hahari hazwi nka kwa kundi nyine umuntu ajya kwa muganga iyo ushaka kugira ngo tubonane uramamagara kuri telefone cyangwa se ukareba kuri nimero yanjye ya WhatsApp ariko muganga ngira ngo abafite naho havurira ku buryo kuko urumva karengwa rero babwiye ko hari abandi uri kwakira ngira ngo babakiriraga aho nyine ukorera
oya iyo umpamagaye nkagucya ndaza nkakuvura yego abafite nimero yanjye barampamagara nkaza nkabavura nta kibazo. bo ngo bayihawe n'umuntu uri muri Tanzania niho ujya ugurira imiti muri Tanzania niho mujya gushakira imiti? Ni umurwayi nari nagiye kuvurayo. Yego uwo bahamagaye we ngo ariyo ahubwo yaramukurangiye yarabakurangiye. Okay. Ubu ntabwo bihenda se ibintu nk'ibi ngibi uvuye kwa abandi bananiwe? Ntabwo bihenda haguma ubuzima naho ibintu byo birashakwa. Nukuri. Ese ibyo ukora uburyo uvuramo buremewe ku buryo hari n'ibyangombwa bitangwa na Minisiteri y'Ubuzima? Ibyo mvuramo buremewe urabifite? Na Minisiteri iranze. Ibyangombwa birahari? Ibyangombwa birahari ndabifite. Uwabireba ubivura gutya yavuga ati abantu bavura ibintu nk'ibi n'ubundi baba banabiroga. Utandukaniye he? Kuko akenshi abapfumu izi mbaraga nyine. Oya aho ngaho urabeshya ntabwo turi abapfumu. Turabavuzi gakondo. Abavuzi gakondo ntabwo ari abapfumu, ahubwo abavuzi gakondo ngize amahirwe no kuba mpuye namwe tugahurira hano. Abavuzi gakondo ntabwo ari abapfumu. Abantu kuva kera abazungu bataraza mu Rwanda abanyarwanda baravurwaga. Bavurwaga n'iki? Ni imiti gakondo, ni ibyatsi, nta bindi bintu dukoresha. Abantu benshi bazi ngo abavuzi gakondo ngo ni abapfumu, ngo abavuzi gakondo ngo bakorana na Satani, ariko ibyo ni ukubeshya. Ntabwo dukorana na Satani nk'uko babivuga. Ujya unyuza mugasenga? Turasenga rwose, na Bibiliya ndayifite, naranabatijwe. Koko akenshi usibye ko wenda bitabaye ngombwa, iyo baye ngombwa na Bibiliya ndayikoresha. Intwaro yanjye yiyi. Ibi bintu ntibiri bize kure mu rujijo mu bantu. Wabona ibi ngibi yavuga ati ibi ngibi ni izi mbaraga nyine zitandukanye. Oya, ni ya myumvire itari myiza abantu bishyizemo ngo abavuzi gakondo ni abapfumu bakorana na Shetani. Iki kintu mwamukirambitse hariya kitaza no kubanduza. Mwareba mwamukirambitse kugira ngo ibi ngibi twebwe ntabwo tubitinya. Ntabwo babidutera kuko dufite imbaraga zibitsinda. Iki gisebe ukuye muri iriya hembe ugiye kumuha imiti cyangwa uramugira inama yo kujya kwa muganga bakamupfuka? Ahangaha iyo ukuyemo iri hembe umuha imiti. Ntabwo igisebe cyatewe n'ibi ngibi ntabwo gipfukwa. Ntabwo gipfukwa. Ngo ni ugushyiraho imiti kigakira. Wayigendanye? Kugitsirika. Imiti nayo ibihari. Wanshakira no kuri WhatsApp iriho. Uvura abantu bari hafi mu Rwanda cyangwa ku isi hose? Abo bampamagaye bakubwiye ko mvuye Tanzania. Umuntu uri kure nko mu ahantu udashobora kugera? Ahantu hashobora kugera mu yindi migabane wenda itari Afurika. Nyohereza ifoto, ukanyohereza amazina y'uwo muntu. Nibi ngibi biroroshye, mba nanabivuye ntiriwe ngera hano, usibye ko bifuje ko mpagera. Yego. Bagomba kunyohereza ifoto, bakanyohereza amazina y'uwo muntu na nimero ya telefone, ubundi ibi ngibi nkabikuraho. Iri hembe tukabona rirahungutse? Rigahunguka pe. Ibyo nkubwira ni ukuri. Ibyo nabyo nzabyemera uko mbibonye. Wenda ntawe nifurije ngo bizamubeho kugira ngo mbibone, ariko nemera mbonye. Yewe gawe. Nta barwayi murahura ngo bikunanire kubavura? Wenda imbaraga zikubane nke witabaza abandi bagenzi bawe? Abarwayi babaho, none se umuntu arwaye sida cyangwa arwaye corona? Oya, ndavuga cyangwa muri izi ndwara mujya muvura z'amarozi cyane cyane. Iz'amarozi? Ndumva ntayo. Koko? By'ukuri ndahamya ko nta murwayi wananiye. Okay. Muga turabashimiye rero. Nukuri turabashimiye, sinarinzi ko ibintu ushobora kubivura. Biroroshye. Yego. Wa mugabo rero ngira ngo isomo buriya rirabonetse. Ubutaha ubwo
oya guhemuka samo naribonye ahubwo ndagira inama n'abandi bose batekereza gukora ibi bintu babyihorera pe kuko wabiburiramo ubuzima nanjye narimbubuze ukurikiye amafaranga ukurikiye amafaranga wabura ubuzima pe wamugeniwe rero uze kubitekerezaho ibyanyu babiri sinabyivangamo ariko muze kureba ukuntu mwicara mu bicoce birumvikana uyu munsi turaryama dusinzire twese ndumva noneho nakize meze neza pe koko utakiri kubabara n'imitsi yo kumva yumva yarambutse ko biri kose umunsi ndasinzira noneho ubu ndebe kumaze icyumweru ntaryama ni ukuri icyumweru cyose oya byo ni ngombwa ariko ubu ngubu ndizera ko ubu noneho ndumva mfite agahenge ahubwo muganga nagira nshyirireho imiti ubundi ndebe ukuntu najya kuruhuka kuko ndumva ameze nabi umutwe wo meze nabi cyane ubu noneho n'urugo warwubaka rugakomera oya aka kanya hoya aka kanya hoya na madamu nawe arabizi niko se mugihe wihangane mbego ubu wari umaze iminsi uri mu bwigunge wese ntubyumva nyine ni uko nyine byari bimeze ariko nyine Imana ishimwe ko bikize ubu ngubu wenda bigiye kongera bimere neza atore rwose umusumari n'inyundo afata urubarira rushyireho cyane rwose umuntu wakize nyine nibyo tuzabona ko yakize ubu ngo ntabwo ntabyemera nuko turabashimiye rero Imana ishimwe cyane ko byibura hari icyo bitanze yego namwe murakoze cyane kandi na muganga arakoze pe cyane muga usibye iyi ndwara uvuye hari izindi ndwara zindi ujya uhangana nazo ukazivura rwose zigakira indwara turazivura nyinshi cyane amarozi y'amategano yego amarozi y'amatererano ingo zasenyutse turazisubiranya birashoboka noneho indwara z'abagore abantu baribwa mu nda abantu baribwa mu mutwe bariya bintu biryata mu maguru ibyo byose turabivura bikavaho hari abantu bajya bavuga hanze ngo baragumiwe ngo babuze abagabo abandi babuze abagore ibyo biroroshye abandi bo barabizi ni nayo mpamvu ntiriwe nabishyira no mu kiganiro kuko ni benshi bari baragumiwe twagiye duhereza umuti bagashaka kandi bagatunganirwa